Yes, ibihe byiza nshuti wamaje gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu bayita Click Rwanda. Nkomeza gushimira nyine buri muntu wese amaje kwiyandikisha ku muryango mugari w'abadukurikira kuri uyu muyoboro mugari wacu wa Click Rwanda. Nawe nyine nkubwira ngo niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro mugari, kugira ngo urebe hasi handitse ijambo subscribe, kugira ngo wakandi, kugira ngo ibiganiro ndetse n'amakuru tubagezaho umunsi ku munsi ntajya gucika. Twibanda ku makuru ari kugenda avugwa hirya no hino, amakuru y'ibicuruzwa ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye bishobora kuba byafasha abanyarwanda muri rusange. Ngira ngo murabizi ko mu minsi yashize twagiye tubagezaho amakuru y'ibintu bya make make. Ngira ngo mwarabizi twabagejeho amakuru y'imodoka za make make, tubagezaho amakuru y'imoto za make make, tujya tubabwira ko tuzabagezaho n'amakuru y'inzu ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye bigenda bigurishwa kuri make make hano mu Rwanda. Ngira ngo mwarabibonye ko na bamwe twagiye tubaha ibikoresho bya make make, byose twagiye tubibafashamo, abanyarwanda bagenda babona ibikoresho bya make make, kandi ibi bikabafasha kuba byabazamurira mu iterambere ryabo rya buri munsi. Uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi hari amakuru mbafitiye kuri bamwe bakeneye serivisi za make make cyangwa se bagiye bazisaba, ndetse nabo twagiye dufasha mu bintu bitandukanye bya make make, ndetse n'abagiye bafashwa n'izindi serivisi cyangwa se n'andi makampani atandukanye, ariko mukaba mukeneye amakuru yo kumenya ibintu bya make make uko bihagaze. Mbibutse ko hari promosiyo iratanzwe yo kuba abantu bari guhabwa moto ku 750. Ngira ngo mbabwire ko are moto zaziri gutanga ku 750 mu mwaka wa 2024, bavuga ko moto zizaza mu kwezi kwa mbere 2025. Hagiye habonekamo imbogamizi zatumye moto zitaza. Ngira ngo abantu benshi bagiye bavuga ko ari scam, cyangwa se bagenda bavuga ko ibintu bashobora kuba barabariye amafaranga yabo, cyane cyane ko nyine byagiye biteza impagara cyangwa se byagiye biteje urujijo ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo abahamagaraga ku cyiciro cya Spiro, aho izo moto zagomba guturuka za make make cyangwa se za make bari guhugura ku 750. Ubusanzwe iyo moto yaguraga miliyoni 2,500,000, ariko bari bayifise promosiyo ko umuntu azayifatira ku 750,000. Hari abayandikishije rero batanze ayo mafaranga, bavuga ko batigeze babona moto mu kwezi kwa mbere, ariko uwahamagaraga kuri Spiro bamusobanuraga imbogamizi se uko byagiye bigenda kugira ngo ntabashe kuba moto atarabona moto muri uko kwezi kwa mbere. Ngira ngo bagiye babafasha n'abagiye batubaza, kuko twegeze kubaha ayo makuru tubabwira ko muri Spiro bari gutanga moto za make make, cyangwa se moto ufata ku 750, ariko ukaba ari bwishyura 75,000 andi ukazayishyura moto uyikugezeho. Twagiye tubafasha, tukabaha nimero zo kuri Spiro, mukabahamagara mukabasobanuza byose, bakababwira uko ibinngo bihagaze. Nagira ngo mbabwire ko uyu munsi ku itariki 3 ejo nibwo Spiro yatangiye guha moto abanyamuryango bayo, cyangwa se abantu bari biyandikishije basaba izo moto. Ni ukuvuga abantu bari bishyuye 75 bavuga ko bazahabwa moto mu kwezi kwa mbere, batangiye kuzibahabwa, ndetse batangiye kuzibana, ndetse banasobanura impamvu batigeze bazibaha mu kwezi kwa mbere, bavuga ko nyine hari ibyangombwa byinshi batari babona by'izo moto. Ngira ngo kuko izo moto bagombaga kuzibahana n'ibyangombwa, akaba ari bimwe mu bintu byatumye batinda kubaha moto, akaba ari nabyo byatumye nyine moto zitangiye gutangwa muri uku kwezi kwa gatanu, ndetse bakaba banasaba nyine bayisegura ku bantu kuko hajemo izo mbogamizi batari biteze ko zizazamo, akaba nabyo byatumye ko bahabwa moto. Ariko kugeza ubu ngubu abantu ba mbere cyangwa se abiyandikishije mbere batangiye guhabwa moto muri gahunda ya make make, cyangwa se guhabwa moto ku 750. Bibutsa ko nyine izo moto zigura miliyoni 2,500,000, ariko Spiro mu gufasha guverinoma y'u Rwanda mu gushyigikira gukoresha moto z'amashanyarazi ndetse bagaca moto za essence muri Kigali, yashyize no promosiyo ko umunyarwanda wese wifuzaga gukoresha ino moto cyangwa se kugura ino moto bagomba kuyimuhera ku 750. Ngira ngo abambere batangiye guhabwa zino moto babyishimiye. Ngira ngo mwagiye mubona ku mafoto atandukanye no ku mbuga nkoranyambaga cyane, ndetse nabo batarazihabwa cyangwa se n'abatarazibona bavuze ko bari buzibone mu minsi imbere, kuko nyine kugira ngo uhabwe iyi moto bigusaba ko uba wahamagawe n'umukozi wa Spiro, cyangwa se kuri Spiro baraguhamagara kuko muba mwarasize nimero zanyu mwese. Abagiye gusaba iyi serivisi cyangwa se abatanze 75 basize contact zabo, barabahamagara ubundi bakakubwira igihe uzaza gufatira moto yawe, ndetse na process ugomba gukurikiza, ndetse na document uzaza witwaje kugira ngo uhabwe moto yawe. Tegereza rero, nimba batarakugeraho nawe barakugeraho, ndetse n'abantu nyine badakunze gufata telefone zose babanyira ngo nimba ari warasabye wari wagiye muri promotion cyangwa se wari watanze 75 kugira ngo bazaguhe moto muri gahunda ya make make. Ngira ngo telefone yawe uyishyire hafi, ndetse nimero yose ishobora guhamagara uyitabe, kugira ngo making sure ko batakubura, kugira ngo udacikanwa n'aya mahirwe, kuko nyine bahereye ku baje mbere kugira ngo bahabwe moto, ndetse kugira ngo bagere nyine ku banyuma bose, kugira ngo bose baze guhabwa moto, cyangwa se buri muntu wese wabaganye muri gahunda yo guhabwa moto ku 750 kugira ngo ahabwe moto, cyangwa se kugira ngo afashwe. Cyane cyane ko bavuze ko ari ibintu bizakorwa vuba, kuko bongereye abakozi bashinzwe guhamagara abantu kugira ngo bashe kubamenyeshwa igihe bazafatira moto, kuko ntabwo bahamagara abantu bose icyarimwe kugira ngo baze gufata moto. Bagenda bahamagara mu byiciro, ndetse buri muntu wese bamuha rendez-vous cyangwa se bamuha gahunda igihe azahabwa moto, cyangwa se igihe azazira ku cyicaro cya Spiro aje gufata moto, ndetse n'ibyangombwa azaza yitwaje
cyane cyane birimo irangamuntu. Ni amakuru meza rero kuri ba bantu bose twagiye dufasha ndetse n'abo twahaye amakuru kuri YouTube channel yacu tubabwira ko moto ziri gutangwa kuri make make ku 750. Ni amakuru meza ko batangiye kuzihabwa ndetse ko abambere batangiye kuzihabwa ndetse bagiye babivuga ku makuru atandukanye, bagiye bavuga ko moto bazihawe kandi akaba ari moto nziza cyane yango Spiro murayizi, ni imwe muri company itanga moto zimeze neza ndetse zikoresha amashanyarazi. Bibutsa ko izi moto zo zemerewe gukoreshwa muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali, cyane cyane ko zino moto ziri gutangwa noneho zifite na charger aho umuntu ashobora kuba yayicaginga iwe, zitandukanye na zino moto bacaginga ku ma station ya essence. Ni moto rero umva zifite umwihariko ndetse akaba ari moto nziza cyane kuko abazifashe bakomeje kwishimira ndetse bakomeza kuvuga ko ari zimwe muri moto nziza babonye cyangwa se ari zimwe muri moto nziza ziri kugaragara ahangaha muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibintu byiza rero tubagezaho amakuru ajyanye n'ibintu bya make make cyane cyane kuri YouTube channel yacu ndetse n'amakuru y'ibintu byari kugenda bivuga hirya no hino ku isoko. Nimba uri ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu ndakwibutsa kugira ngo ukande subscribe kugira ngo ibiganiro ndetse n'izindi video tutegura cyangwa se andi makuru tubagezaho ujye uyabona kandi uyabone mu bambere. So ni ibintu byiza rero kuba moto za make make zihari ndetse kaba ziri gutangwa ku bantu bayishyuye amafaranga 1750 ndetse n'abatarazihabwa ngira ngo babwire ko namwe ari mwe musigaye cyangwa se ari mwe bagiye kugeraho mu minsi imbere kugira ngo namwe muzahamagarwe maze mubashe kuba mwaharwa izo moto za make make. So tugomba kubagezaho amakuru y'uko ibintu bigenda bimeze ndetse n'izindi gahunda zigenda zikomeza kuba zaba kuri gahunda ya make make ndetse kuri cyane cyane by'umwihariko kuri gahunda y'abantu bari basabye moto ku 750 bakishyura 750 bakomeza kugenda baha amakuru ndetse update zose zikomeza kugenda zigaragara, ndakomeza kugenda zibagezaho nk'ibisanzwe. Icyo usabwa ni ukana subscribe kugira ngo buri video yose dukoze YouTube izihita ikumenyesha kandi ibikumenyeshe mu bambere.